U Rwanda ni igihugu cyiza cyane giherereye ku mugabane wa Afurika. Ni igihugu gitatswe n'ibyiza byinshi cyane harimo imisozi, ibimera ndetse n'inyubako nziza cyane zishimirwa na buri wese. Uyu munsi ntago tugiye kuganira ku mateka y'umwe mu wo wakunze cyangwa se mu byamamare, ahubwo tugiye gutembereza muri kamwe mu turere tugize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkuko ubizi, igihugu cyacu cy'u Rwanda kigizwe n'uturere 30. Uyu munsi rero twaguhitiyemo akarere ka Muhanga. Ahangaha ndaje kugira ngo ngende mutembereza akarere ka Muhanga, nkubwire byinshi amateka yaho, nkubwire inyubako, ndagenda nkugezeho buri kimwe cyose. Ibyo ngibyo twabitangiriye mu mujyi wa Kigali, turahaguruka muri gare ya Nyabugogo maze tukugeze muri gare ya Muhanga, tugenda tukwereka buri kimwe, tugenda tukubwira ndetse n'amateka yaho. Wakoze kuza kubana natwe kandi subscribe kugira ngo ibiganiro tuzaza tunyuzaho ujye ubasha kubibona. Ikaze. Nufata urugendo uturuka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ahangaha ni muri gare ya Nyabugogo, uzafata ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gishobora kukugeza aho wifuza kugera. Ahangaha uzerekeza mu majyepfo. Ikizakubwira ko wageze mu majyepfo, uzagenda wakirwa n'ibyapa binini cyane bikwereka ko ugeze mu majyepfo. Ahangaha ni kuri Nyabarongo cyangwa se aho benshi bakunda kwita kuri Ruriba. Uzahita ufata umusozi uterera. Akangaka ni akarere ka Kamonyi uzaba winjiyemo. Nyuma yo kugera mu karere ka Kamonyi rero, uzakomeza ugenda urugendo rutari ruto rungana n'isaha ndetse n'iminota mike cyane. Hanyuma uzagera ku karere ka Kamonyi, ukomeze ugende. Ahangaha uzagenda wumva abantu bavuga bati tugiye kugera mu karere ka Muhanga, nawe utekereze ko nyine ugiye kukageramo, kubera ko akangaka niko karere ka mbere kabanza ukiva mu karere ka Kamonyi. Muzakomeza mugende urugendo, hanyuma ugende wirebera ibyiza bitatse imisozi, yaba amazu, ibimera ndetse n'ibindi byinshi bikikije uyu muhanda Kigali Muhanga. Mu mwanya muto rero utarambiranye, ahangaha uzagenda wumva abantu bagira bati ngeze mu cya kabiri. Ahangaha uzahita umenya yuko akarere ka Muhanga bamaze kugatangira. Ahangaha uzagenda ubona abantu benshi batangiye kugenda bavamo aho bita kuri sitasiyo. Ahangaha rero uzahita umenya yuko neza neza umujyi wa Muhanga wamaze kuwukandagiramo. Mu kugera muri gare ya Muhanga rero ntuzatungurwe, kubera ko Muhanga ni umujyi mwiza cyane, ndetse bamwe bavuga ko ari wo mujyi wa kabiri kuri Kigali. Ikindi kandi ni umujyi mwiza cyane nk'uko ubizi mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha harimo imijyi myiza cyane irangwa n'isuku ndetse n'umutekano. Ahangaha rero nugera mu mujyi wa Muhanga, uzakirwa n'ibiro by'akarere ka Muhanga. Ibingibi byubatse neza neza imbere y'umuhanda ugana muri gare ya Muhanga. Ukimara kugera muri gare ya Muhanga rero, ahangaha uzagenda wakirwa n'abantu bakubaza bati ese uragana he, ngo tukwereke imodoka ikujyana. Ibingibi ntuzabyiteho, wowe uzavemo maze wikomereze gahunda zawe utitaye ku by'abantu bakubwira. Ikindi kandi nakubwira, uzacunga ibyawe, yaba igikapu, amafaranga, umenye ko buri kimwe cyawe gifite umutekano, kubera ko umujyi wose ni umujyi. Ibingibi karakanyuzemo. Reka dusohoke muri gare ya Muhanga maze twongere twifatire urugendo. Ahangaha turasohoka muri gare ya Muhanga maze twerekeze muri ropuwe iri imbere ya banke ndetse cyangwa se beka. Maze aho muri ropuwe uzahabona icyapa kinini cya Equity. Ibingibi rero ntuzabyiteho, uzakomeze witemberere umujyi wawe nk'uko ubyifuza. Niwigira imbere gato uzahabona stade ya Muhanga, hanyuma wongere wigire imbere uhabone isoko rya Muhanga. Ibingibi rero nabyo uzabirebe uko ubyifuza, ariko wongere ufate urugendo wigendere maze witemberere umujyi wa Muhanga. Tutarava muri gare ya Muhanga ariko, reka nkubwire ko ahangaha nuhagara muri gare ya Muhanga ugahindukiza amaso ibumoso cyangwa se iburyo bwawe bite n'uruhande uhagazemo, ahangaha uzahabona kaminuza nziza cyane. Iyi ngiyi nta yindi ni Iseka, Institut Catholique de Kabgayi. Iyi ngiyi nayo ni kaminuza iri muri uyu mujyi wa Muhanga, igenda ifasha benshi mu bijyanye n'imyigire. Ahangaha rero reka twongere twikomereze urugendo rwacu maze tugende twerekeza aho bita kuri Plateau. Ahangaha ntawe utahazi, twivire kuri Plateau maze tumanuke dusa nk'aberekeza i Kabgayi. Ukimara kugera rero ahangaha i Kabgayi, uzagenda uhabona amashuri meza atandukanye. Ahangaha harimo nka Petit Seminari Serewo. Ahangaha kandi uzahabona na Grand Seminari. Ukomeze gato
twigire hirya aho benshi bakunze kwita ibasirika. Ahangaha uzahabona paruwasi nziza cyane, imbere gato uzahabona amashuri ya Saint Joseph. Ni mu metero nkeya cyane uvuye ahangaha kuri paruwasi ya Basirika, uzamanuka gato uzahasanga ibitaro bya Kabgayi. Ahangaha rero uzaba usa nkaho neza neza umujyi wa Muhanga uri kugenda uwusigaho gatoya, ahubwo uri murerekeza hasi nkugana mu karere ka Ruhango. Reka twongere twigarukire mu mujyi wa Muhanga. Ahangaha tuzongera twigarukire mu mujyi wa Muhanga, nabikubwiye ahangaha tuzajya tuhabona inyubako nziza cyane, turahasanga imisigiti igiye itandukanye, tuhabone amashuri meza cyane. Nkuko rero natangiye mbikubwira, aka karere ka Muhanga ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, kakaba gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Iyi ngiyi ni intara igizwe n'uturere 8. Muhanga rero kakaba ari kamwe mu turere 8 duherereye muri iyi ntara y'Amajyepfo. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite intara enye, twakongeraho n'umujyi wa Kigali zikaba intara 5. Reka noneho rero nkomeze kugenda nkubwira byinshi cyangwa se ibyihariye by'ingenzi wagenda umenya muri aka karere ka Muhanga igihe wifuje kuhatemberera. Dore ikintu cya mbere rero uzamenya nugera muri uyu mujyi wa Muhanga. Bivugwa ko uyu mujyi wa Muhanga ari wo mujyi wa mbere wiganjemo ubucuruzi, ndetse kandi bikavugwa ko ari naryo huriro ry'ubucuruzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icya kabiri rero cyihariye muri aka karere ka Muhanga utaruzi, akarere ka Muhanga ni kamwe mu turere twihariye turimo amashuri menshi acumbikira abanyeshuri tuzi nka boarding. Ahangaha uzahasanga amaseminari agiye atandukanye nka Petit Seminari ndetse na Grand Seminari n'andi mashuri meza cyane. Icya gatatu nakubwira kuri uyu mujyi wa Muhanga, uyu nguyu ni umujyi utuwe n'abantu benshi, ariko nanone bivugwa ko uyu nguyu ari umujyi wa kabiri wunganira Kigali. Ikindi nakubwira kuri uyu mujyi wa Muhanga, uyu nguyu ni umujyi ugaragaramo ikirere cyiza cyane haba mu mpeshyi ndetse no mu itumba. Ibi ngibi rero bituma abakunda gutegura ibitaramo bitandukanye bakunda kwifashisha. Ahangaha twakubwira nka Iwacu Muzika Festival. Iki ngiki ni igitaramo gikunda kuba mu gihugu, ariko uyu mujyi wa Muhanga ukaba ari umwe mu mijyi ukunda kwakira iki gitaramo. Ntago rero nasoza iki kiganiro ntakugejejeho ikintu cy'ingenzi cyihariye ugomba kumenya muri aka karere ka Muhanga. Nk'uko ibinyamakuru bigenda bitubwira, aka karere kagiye katurwamo n'abaperezida bagiye batandukanye bagiye bayobora iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahangaha twakubwira nk'uwabaye perezida wa mbere wa Repubulika Mbonyumutwa Dominique. Bivugwa ko uyu nguyu yatuye muri aka karere ka Muhanga. Ikindi kandi uwitwa Gerigori Kayibanda, amateka atubwira ko nawe yabaye muri aka karere. Wakoze cyane rero gukomeza ugenda ubana natwe. Imana ikomeze kukurinda wowe wakurikiye ikiganiro cyacu. Wibuke gukanda subscribe. Bye.